reka nongere ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi ku munsi, nkwifurize umugisha w'Imana, nkwifurize amahoro, amahirwe aturuka ku mwami Imana. Imana rero iguhe umugisha wowe udukurikira ku Rurembo TV. Rurembo TV ni channel yanyu kandi ni channel yacu. Ndakwingize rero ngo wowe ari ubwa mbere ukore subscribe, ukore like, ukore share. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi turi kumwe na mwarimu Silas. Sira karame mahoro y'Imana bane nawe. kuri twese nawe yahorane. Umeze ute se? Ndashima Imana. Umeze sawa? Nyagasani arakurinze. Imana irandinze, irinze n'umuryango wanjye. Umuryango wawe. Kandi irinze n'igihugu cyacu. Irinze n'igihugu cyacu. Silas rero niwe membre fondateur wa Rurembo TV. Ni channel turasaba kugira ngo umutere inkunga kugira ngo channel irusheho kuzamuka kandi byihuse mamugize neza. Ni ijambo ry'Imana, ni ibiganiro byubaka umuryango, ni ibiganiro bikora ku mitima y'abantu. Imana rero iba mugisha. Inyuma kamera muri kumwe na Pasteur Shimiye, ni umukristo wanjye n'ubundi, ariko turakora ibiganiro kandi turatubikorana. Imana rero iba mugisha. Niko Sira mwari Silas. Karame. Wowe iyo ubyutse mu gitondo kabyuka ukora iki? Iyo mbyutse mu gitondo ndabyuka ngasenga Imana kugira ngo nyiragize uwo munsi wose, ndetse ngasengera abantu bose n'abanjye nyine byose muri rusange. Nkajya muri dushe nkoga nkajya gushaka imibereho. Hanyuma muri iyi minsi hari ibibazo bimaze iminsi byarateye cyane ko ubona nk'umuryango muri iyi minsi ufite ikibazo gikomeye. Nashaka tuzavugana kuri ikibazo kijyanye n'umuryango, kijyanye n'uburyo ubona ibintu bisigaye bisa nkaho bikomeye cyane, reka mbyite gutyo. Wowe iyo ubona imiryango muri iyi minsi abantu bakora ubukwe mu gitondo, abakobwa bahuye n'abahungu, haca tarashira ukwezi, amezi 5 bakabya bakamara umwaka, imyaka 3 ukumva ngo batandukanye. Ibi bintu ibibona mu yihe mboni? Urakoze cyane Pasteur. Nibyo koko umuryango, nanjye ndi umugabo. Yego. Ndi umugabo, mfite urugo, mfite abana 2 n'umugore. Urumva rero ndi mu muryango kandi mfite urugo nyine nk'umuryango. Ariko nanone ntuye mu muryango nyarwanda byihariye, n'isi yose ni umuryango. Ariko iyo mbyitegereje iki gihe giteye ubwoba, kirakomeye. Ndabona ingo nyinshi zirimo guhungabana. Ukabona nk'uko wari ubivuze, abantu bubatse umuryango, bubatse urugo, ariko nk'uko bidateka ukabona bari mu madivorce. Ibi bintu byaba biterwa n'iki mu mboni zawe nko kubona? Ndashaka ngo tubihuze na societe, ariko tuze kubihuza nanone n'uburyo bwa gikristo cyangwa se buryo bw'umwuka. Siko biri ahantu ko numva Kristo byagezemo. Ibi bintu iyo ubona wowe ubona biterwa n'iki? Iyo mbireba mbona mw'iyi minsi ukurikije uko bimeze, mbona ni igitero Satani yagabye mu isi, ariko nanone hari uruhare rwa muntu. Icya mbere mbona kibitera nuko abantu, yaba ari umusore cyangwa umukobwa, bagiye kubaka umuryango, gushinga urugo. Fondasiyo yabyo cyangwa intangiriro yo gukundana kwabo, aho bishobora kuba bifite ikibazo. Mu itangira ryo gukundana akarimo yabipfira, niho bishobora kuba bipfira. Niko mbibona. Kubera iki? Umusore ashobora gukunda umukobwa bitewe n'ibyo amushakaho. Bishobora kuba ari imitungo, bishobora kuba ari uburanga bwiza, uburyo ateyemo. Ibyo ngibyo bikamukurura, ariko bidashingiye ku rukundo rw'ukuri. Umukobwa nawe bishobora kuba nk'uko akagira ibyo ibimukurura k'uwo musore,
ariko nawe rimwe na rimwe akaba atari urukundo rw'ukuri. Aho rero nibyo biri kugenda biteza ikibazo. Hari n'ikindi, gukundana, abo bantu bakundanye bahuriye aho bahuriye nacyo cyaba ari ikibazo. Nacyo cyaba ari ikibazo. Uragiye uhuriye n'umuntu, iki gihe isi ni isi y'ikoranabuhanga, yabaye akadomo, yabaye ya YouTube, yabaye ya WhatsApp, yabaye ya Facebook, yabaye ya TikTok. Bahuriye kuri TikTok kabisa. Ibyo rero ubwabyo nabyo, cyangwa bahuriye mu bukwe bose bambariye umukobwa, baracamatanye baranatahanye. Yego. Ukurikije rero amateka y'igihugu cyacu, yuganiriye n'abakuru, usabagaho umuranga, nta musore warambagizaga, ahubwo warambagizaga umuryango. Akawohereza umuranga akarambagiza rwa rugo, yamara kururambagiza bakazana umugeni tayari bakajya gusaba. None iki gihe urumva kurambagiza ko abantu barirambagiriza, wenda amateka y'igihugu cyacu ntibigishoboka cyane, ariko nanone byihariye nk'abakristo, kuko n'ingo z'abakristo nk'uko wabivuze zirabaho nabi. Ujye ubakira abo duhura nabo rwose, turaganira nkabumva, nkabagira inama, ariko iyi nama nabahereza, hari inama natanga. Inama natanga byihariye ku bakristo nuko bareba uburyo ki bahuye, ntabwo bagitandukanye, ahubwo hari ingamba bafata, babaye umwe. Ariko wenda mwari Silas, yego, mu gakiza umazemo iminsi, sibyo? Yego. Urabona ikintu ujyanye nk'ubusambanyi byamaze gutera bifata no mu nzu y'Imana. Yego. Sibyo? Yego. Kandi abantu barangiza bakajya no gusenga. Yego. Biriya bintu iyo ubibona, ubibonamo gute? Ubibonamo iki? Biriya bintu iyo mbibona, cyane cyane ku bakristo nk'uko bivuze, mu nzu y'Imana byagezemo, ariko umuntu ufite agakiza by'ukuri aba akwiye no kukarinda. Kuko agakiza dukizwa mu mwuka, ariko umubiri wo urakomeza ugakora. Iyo utirinze rero urateshuka. Kugira ngo wirinde guteshuka, nuko habaho ingamba. Ingamba ni izihe? Ni ingamba zo gusenga Imana. Gusenga Imana birarinda. Gusoma ijambo ry'Imana ni zimwe mu ngamba ushobora gufata. Iyo usenze ugasoma n'ijambo ry'Imana, hanyuma ukanirinda, ugashyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rikubwiye, aho ngaho uranesha. Kuko iyo wubakiye ku ijambo ry'Imana, nk'uko muri Mateyo hatubwira ibice 7, hatubwira umurongo wa 24, hatubwira neza inzu yo ku rutare. Yesu yagiye yigishiriza mu migani cyangwa akoresha ishushanya mvugo, ariko afite icyo ashaka kutwigisha. Iyo umuntu yubatse ku gakiza by'ukuri, yubatse ku rutare, bigereranwa ngo inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Inzu yo ku rutare uba wubatse kuri Kristo, ariko inzu yo ku musenyi uba wubatse ku mubi Satani. Rero icyatuma ukomeza kwera imbuto nziza zikwiriye umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, nuko wakomeza kubaka ku rutare rwo Kristo. Iyo wubatse ku rutare, ibyo byose ibikwataka bishobora kuba byinshi, n'amarari yewe ashobora kuzamuka, ariko kuko wubakiye ku ijambo ry'Imana. Wavuze ibintu bijyanye no gusenga. Mu gihe umaze mu gakiza, amasengesho menshi wasenze nayo iminsi ingahe? Amasengesho menshi nasenze nayo iminsi 40. Utagitanywa? Nararyaga. Oya, ndavuga ayo wasenze utarya. Ayo nasenze ntarya ni nayo iminsi 3. Aya masengesho iminsi 3. Sibyo? Yego. Ubona abakristo bagifite iyo nzara n'inyota yo gusenga iyo minsi 3? Uko ubibona bo muri iyi minsi?
ntabwo ari kenshi, ni umwe umwe ushyize ku kigereranyo. Iyo ndebye mbona benshi batabishobora. biterwa n'iki rero? Biterwa n'inyota, inyota bakijijwe bafite siyo bagifite, kubera guhugira mu maganya y'isi bashaka ubuzima. Abantu baretse ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana nabwo ntabwo abantu bakiri kumbura cyane, ntibakibifitiye imbaraga, kuko gusenga biguha imbaraga. Biguha imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana, bikaguha imbaraga zo kwinjira no mu masengesho. Imana iguhereza ubwenge, ikaguha ishurirwa ry'uko ugomba gusenga, ukamenya n'ibihe ugezemo. hari imikirizwe iyo minsi itambutse, katuvuge gutyo. Yego, sibyo? Hari abantu bakuru bari bakijijwe mu minsi yashize, reka tubyite gutyo, bakijijwe mu minsi yashize. yego. Akaba n'abantu bakijijwe muri iyi minsi. Yego. Iyo bakompaye, Yego. ubona agakiza kabo kameze gute? Bakagiranya gute cyangwa baguza gute? Umbajije ikibazo cyiza kandi urakoze. Iyo ngereranyije abantu ba kera bakijijwe mbere yacu n'ab'iki gihe, mw'iki gihe dusohoyemo, usanga abakera agakiza kabo kari gateye imbere pe. Kari gateye imbere, wabonaga bafite ikintu bita urukundo no gukunda Imana. Akakira mu gakiza akijijwe, akunda Imana. Birumvikana na Yesu yarabivuze mu ijambo ry'Imana. Ngicyo bose n'uyu munsi arabitubwira, turadukwiriye. Abo uyu munsi ubona gute? Abo uyu munsi rero ubona rwose bashaka mu modoka na visa, ibintu byarivanze ni visa. Abashaka visa, irari ryabo nyine y'ibyisi, umugabo, ibintu inzu kabisa. Ubwo rero iki gihe dusohoyemo rwose, cyakora haracyariho ibyiringiro. Nanone haracyariho ibyiringiro ko buri muntu wese urkumva cyangwa se wakumva kino kiganiro yakwisubiraho. Inama watanga ni iyi? Inama natanga ni kwa kwisubiraho, aho umuntu yumva yatakaje imbaraga mu gushaka Imana, nuko yafata gahunda yo kongera kwegera Imana cyane, kandi anasoma ijambo ry'Imana, akabaho mu buzima bufite intego. Ibyo byamufasha. Kandi nanone agashaka n'inshuti nziza. Inshuti nziza zigira umumaro. Namwe muri abashumba, iyo begereye abashumba nkamwe pasiteri, hari abapasiteri bagifite agakiza, nubwo naho byagezeyo, ariko nibura baracyahari. Ntabwo twavuga ko barangiye. Uyu munsi hakorwa iki? Uyu munsi nta kindi cyakorwa mbona, ni kuri buri wese yakwiha iyo ntego nyine. Yakwiha iyo ntego akiyemeza, aho umuntu ateraga imbuto akagerageza kwera imbuto zikwiriye umuntu wamenye Imana, zikwiriye abihannye. Hanyuma nitufata iyo ntego, na byendi twahiriyeho by'umuryango, ka gakiza karatemba. Bigira ingaruka nziza ku muryango nyarwanda, bigira ingaruka ku miryango tuvukamo, bigira ingaruka mu matorero dusengeramo, mu mahuriro atandukanye. Ingaruka nziza harimo karame. Ujya gukizwa, yego, wumvise ijwi n'indirimbo, ni umuntu wakuraritse, ese ni umuntu wagutumiye cyangwa se ni pasiteri wagusuye mu rugo? Byakugendekeye bite? Urakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza, kandi nishimiye gusangiza abandi. Ngiye njya gukizwa, numvise nahuraga n'umupasitori umwe mu muhanda, kandi areka nzaze kumusura ku rusengero, ariko nkabyanga, nkumva mbiciye amazi. Ariko umunsi umwe nyura aho hantu kuri urwo rusengero, ntambutse mu muhanda ndi gutaha mu rugo. Icyo gihe numvise muri urwo rusengero hari harimo umuntu uririmba. Bari kuririmba, baririmba ikorasi imwe. Iyo korasi yanteye gukumbura kujya kubasura nk'uko bantumiraga. Niyo yankuriye iyo korasi, yatumye n'Imana yakoresheje indarika.
ngezeyo mw'icyo gihe ngerayo mw'icyo gihe n'ubundi bitewe n'imirimo nagenderagamo itari myiza mbere y'uko ninjira muri urwo rusengero, n'ubundi nari maze iminsi mfashe ingamba yo kuba, kuko ngewe nasengeraga mu bagatolike rwose numva kandi bimfashije. Ariko mw'icyo gihe nanone nari maze igihe ntajyayo, ariko namaze gufata ingamba ko nkwiye kujyayo. Mu gihe ngambiriye kujya aho mu bagatolike, numva umutima umbwira kujya gusengera aho ngaho. Njyayo, ngezeyo, nagezeyo numva ndanezerewe. Numvishe nakiriye umunezero w'Imana. Ariko ikintu cyanejeje cyatumye numva nguwe neza kurushaho, nuko umushumba w'iryo torero mu gihe amateraniro asoje yaraje aransuhuza mu rugwiro rwinshi. Numva ni imbaraga z'Imana zimfashe, anyeretse urukundo. Nahise ko nkomereza aho ngaho. Ukomereza aho urabatizwa, ukora buri kimwe cyose. Yego. Aha, urakoze cyane. Noneho reka ngubaze iki kibazo. Yego. Abapasiteri muri iyi minsi abenshi basigaye bafite bodyguard. Yego. Bodyguard urazizi? Ndazumva. Bodyguard yamwe n'ababonso. Bonso urabazi? Babarinda. Genda babe umukristo uyu munsi ntabwo yemeye kwegera umushumba. Sibyo? Yego. Iyo ubonye ibintu nk'ibyo kandi icyatumye ukomereza aho ngaho ariko wegewe n'umushumba akakwegera, none uyu munsi bakaba batutuma ahubwo inama zibegera. Iyo ubonye nk'ibyo ngibyo ubifata gute cyangwa ubibona gute? Iyo mbonye nk'ibyo ngibyo mbonereho rwose n'ababyeyi b'abashumba banyumva rwose bafite na izo bodyguard cyangwa se n'abatarazigira, nge birambabaza cyane, kuko nshatse umushumba wanjye nkamubura bitewe n'igiharimo uburyo bamwesikotinze, mfite amabonso, icyo gihe aba yakumiriye ba rubanda rugufi bashobora kumwegera. Icyo gihe rero nge numva atari byiza cyane, kuko abakristo baba bakeneye ababyeyi babo mu mwuka, abapasitoro babo. Rwose ntabwo nge binshimisha, ntabwo binshimisha bitewe n'uko mpa agaciro ubusabane. Gusabana n'umubyeyi rero, icyo gihe hari uburenganzira bw'abana babo buburijwemo. Upfinagara. Aho abakristo baba babuze uburenganzira umubyeyi wabo. Rero aho ngaho bagarukira hafi. Hanyuma ntekereza ko tugenda gusoza ikiganiro. Icyambere nuko urimo kubwira abantu ko bakwiye kubaka umuryango ariko bagendeye ku ijambo ry'Imana. Yego. Sibyo? Yego. Hanyuma vuga ijambo rya nyuma dusoze. Ijambo rya nyuma nuko bashimira kandi nshimira Imana mbere ya byose. Irindi jambo nasorezeho nuko nasaba abarkumva ndetse n'abazarkumva ko bagerageza guhinduka no guhindura ingamba kugira ngo umuryango kandi no kugira ngo agakiza dufite twahawe n'Imana gakomeze gatera imbere. Kandi n'umuryango, imiryango dukomokamo ikomeze kuba mu bumwe byihariye. Nituba mu bumwe bw'umuryango kubw'agakiza, bizagira ingaruka nziza ku gihugu cyacu, bizagira n'ingaruka nziza kuri za ngo zavutse ndetse n'izagenda zivuka mu gihe kiri imbere. Ndabashimiye rero. Urakoze cyane. Turagushimiye nawe. Okay.